handi wibaza ibyo bizakwereka nyine umenye umukobwa uryoshye, umudamu uryoshye, wa wundi utose, wa wundi wirekura, ubasha gutanga ibintu neza, mbese ukumva urishimye, ukumva uranyuzwe. Hahandi nyine abazi uko bigenda, abazi uko babigenza babikora. Icyo ngicyo rero iyo yahuye n'umugabo nanone nawe uzi uko bikorwa, uzi kwirekura, biraryoha bikagenda neza. Nta kiza nk'imibonano, imibonano iraryoha iyo ukamukoraho akabasha kukwisabira, akabasha kuba wawe ndumva mbishaka, ukumva ububobere ukabona bwaje ari bwinshi, mbese kigatota, mbese ukabona ko ari umuntu ukwishimiye cyane, apana kugira ngo ugende ahubwo avuge ngo ibi bintu birarangira nta handi rwose uzasanga ni wa mudamu ahita mbese ibintu byose abyikorera, akakwambura imyenda vuba vuba, nawe ukiyambura nyine ukamufasha, ukabona ko ari wa muntu nyine wakwishimiye cyane, yabuze gitangira. Ukabona ko mu marangamutima ye nta kwifata, nta kwikontorora. Wawe hahandi nyine ukavuga uti mbega umukobwa uryoshye, mbega ukuntu aryoshye, bitewe n'uko ari we wabigizemo uruhare nyine, akaryoha akakuryohereza, kikaba gitose, mbese mva igitsina cye ugasanga ni igitsina cyiza, ari we wabigizemo uruhare. Ahangaha ni handi uzasanga rwose hari benshi batabimenya, ugasanga ntamenye icyo agomba kumukorera kugira ngo abashe kujya gute, abashe kumuryohera nyine, bitewe n'uko yabigizemo uruhare. Ariko umudamu wateguwe gutya, umudamu wafashwe gutya muri ubu buryo, utu ni utubanga utajya ubasha, abagabo benshi batabasha kumenya, ariko umugabo nawe ubasha kutumenya rwose, akora ibintu neza. Ni wa wundi wishimirwa, ni wa wundi wo nta mugore wabasha kugira gute kumwitesha. Ni hahandi usanga wa mugore ari muri wawe uriya mugabo basi nubwo ntaya mafaranga afite, ariko araryohereza, araryoshya, akora ibintu neza, ni umugabo uhamye. Abagore ntabwo bakunda kuvuga ngo burya iyo umuryohereza mu buriri, umukorera ibintu byiza, nabyo biba bibaye cyane rwose. None se wowe ubundi wumva umugabo rwose hari kiriya gikorwa kizamura urukundo cyane? Rero niba ubikora neza, niba ubasha kumuzanisha ubushake bungana gutya kugira ngo ubone kumukorera igikorwa, nta kabuza azagukunda, akwishimire. Nkawe wowe uri gushaka kugira ngo urangize vuba wowe ubwawe, ntabwo ari byiza. Hello, mumeze mute, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko muri amahoro, mbahaye ikaze. Reka nkwifurize kugubwa neza rero, ugeze hano kuri Solange 250 TV show bwa mbere, nkwifurize kugubwa neza rwose. Uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe topike nziza cyane. Nk'ubisanzwe tuba tureba utuntu tw'ubwenge, utuntu tw'umumaro. Ahangaha ni uburyohe gusa, ni ukunguka ibyiza, ni ukunguka ibishya. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu ushobora gukora ugashyukwisha umudamu wawe, cyangwa se inshuti yawe y'umukobwa, hahandi nyine kugira ngo umukore imibonano mpuzabitsina, kugira ngo umusabe ngo ntiwirirwe uvuga ngo wampaye, ngo wageze gute, ahubwo akaguha yumva abyishimiye, abishaka, cyangwa se akanabikwisabira, kubera uburyohe bwinshi, kubera abishaka cyane, kubera karese nyine wamukoreye, akabasha kujya muri mudu wawe, akavuga ati ndumva ashaka kubikora, ndumva ashaka imibonano, bitewe n'ibyo wamukoreye. Uyu munsi rero tugiye kureba hamwe ni ibiki ushobora gukora, ni ibiki nyine abahanga mu bijyanye no gukorera akarese umukobwa cyangwa se umudamu, cyangwa se mbese kumushakisha imibonano, ni gute ashobora kumukora, ni ibiki ashobora kumukorera kugira ngo imibonano abashe kuyikunda, abashe no kumwisabira ati tubikore. Ndashaka ko wishyiramo rwose, ndumva ashaka igikorwa nyamukuru, akumva nyine byamuryohera cyane, akumva yaryohewe n'uburyo muri kwisanzuranaho. Rero nk'ubusanzwe nk'uko twabonye ko hari ibice bizamura amarangamutima w'umudamu cyane, ubwumvumve bw'umudamu cyane,
hari n'ibindi rero noneho nyamukuru burya ugomba kumenya mbere y'ibindi byose. Hari ibice ugomba kumukoraho bimwe bizamura ubushake cyane ku badamu benshi ndetse ni nk'aho ari bose, uwo bidakoraho rwose uwo nguwo nawe ntabwo aba afite n'ikibazo, ngewe niko nabyita. Ni ibice bikunda rwose kuzamura ubwumvumbe bw'abadamu cyane, akabasha kumva ashaka ko murongora mbese muri make. Rero uyu munsi nabazaniye ibice 4 by'ingenzi ugomba kuzajya ukora ku mukobwa wawe cyangwa se ku mudamu wawe, akabasha kumva wahita mubikora ako kanya. Rero nk'ubusanzwe burya umudamu ntabwo ari kimwe n'umugabo. Umugabo nk'uko twabibonye ubushake bwe ashaka imibonano vuba ariko nanone ubushake bukarangira vuba. Umudamu we ntabwo abishaka vuba kandi nanone bigatinda kurangira. Kumva bishaka nyine ubwo iyo bishatse nyine kugira ngo mbese bizarangire bimuvemo bisaba imbaraga ndende, kandi nanone no kugira gute no kubishaka nyine nabyo bisaba kiba ari ikibazo gikomeye cyane, bigusaba imbaraga nyinshi cyane. Rero tugiye kureba hamwe ahantu hambere burya hazamura ubushake ku badamu. Igice cya mbere burya ni amabere y'umudamu. Ni igice gikomeye cyane, ni igice kizamura ubushake bwe rwose. Uzagerageza umukore ku mabere, uyonke nka kwa kuri twavuze nyine, ubashe kumukarisa ku mabere, bizaguha umusaruro ukomeye cyane. Iki ni igice cy'umugore rwose kibasha kuzamura amarangamutima ye, kibasha kuzamura ubushake bwe cyane, akabasha kukwisabira ati ndashaka ko dukora imibonano, ndashaka ko tubikora igikorwa nyamukuru. Mbese ukabona ko wamwemeje, mbese ububobere bukiyongera cyane, agashaka kubikora cyane. Iki ni igice rwose utagomba kuzagira gute kuzareka kwitaho, ni igice kizagira umusaruro ukomeye cyane. Ikindi gice rero gikunda kubanezeza, gikunda kubaryohera cyane, ni ukumukora burya ni ukumukora mu misatsi. Imisatsi ni igice gikomeye cyane, ni igice gikunda kugira gute kuzamura ubwumvumve bw'umudamu. Burya mu musatsi habamo imbaraga rwose utamenya uko zimeze. Izo mbaraga wagira ngo zashyizwemo n'Imana. Kuhamukora rero umwiyegereza usa n'umwiyegamiza ariko ukora mu misatsi, burya biramunezeza cyane, biramunyura cyane. Iki ni igice rwose utagomba kuzirengagiza. Niba uzi ko ugiye kumukoraho icyo gice, ni ibintu bizamunezeza cyane, ni ibintu uzakwereka ko rwose hari ikintu bivuze, kuko bizamura ubwumvumve bwinshi cyane. Hari imbaraga yenda ubwo Imana yashyizemo rwose, kuko barabikunda cyane. Ikindi gice rero ugomba kwitaho rwose, kumukoraho akabasha kumva anezerewe, akabasha kukwisabira ati wampaye. Ukabona ko rwose ubushake bwabaye bwinshi, ukaba wamukoraho ukumva rwose imbaraga ntazo, igisigaye ni wowe akeneye. Icyo gice rero rwose ni kumukora burya mu ntege ni ahantu rwose abasha kuzamura amarangamutima y'umudamu cyane. Ni ahantu ushobora gukora rwose akabasha kwishima. Nk'ubusanzwe rero nk'uko mubizi n'ubundi, ni igice rwose abagabo bakunda kureba, ni igice abagabo bakunda kurangamira ku gitsina gore. Burya rero n'ubundi kirakora cyane, burya rero n'ubundi kiriya gice rwose kibasha kunezeza abadamu nabo ubwabo, nk'uko namwe mukireba, nk'uko abagabo bakireba kumva nyine wawo, barishimye, babona ni ahantu heza cyane, babona ni ahantu babakurura. No ku mudamu rero burya nawe rwose ni ahantu abasha kwishima, ni ahantu ushobora kumukora ibyishimo bikazamuka cyane. Rero ntuzigere witesha kugira gute kumukarisa mu ntege. Ni ahantu heza cyane ku mudamu, ahantu atazatinda kuba yavuga ati wawo tubikore, why not, kuki watinze.
ugasanga ni ibintu byiza cyane kandi biranezeza cyane kuba uwo muri kumwe ashaka ko yumva kunyotewe, yumva gukeneye, ni ibintu binezeza cyane. Rero wowe ntuziteshe ayo mahirwe, ntuziteshe kumenya ahantu nyamukuru hatuma rwose ahita avuga ati njyewe ngirira vuba vuba, ngirira vuba vuba, ndumva nta kindi nkeneye, ikindi nkeneye ubu ngubu ngirira nkorera ibintu vuba mana yanjye, ndumva ku buryo rwose agenda ububobere bukaba ari bwinshi, mbese ukabona ko nta bindi bitekerezo bindi agukinze, nta bitekerezo bindi aguhishe, mbese icyo ashaka ni igikorwa nyamukuru. Uzamenye ko rero ibyo bice nubikoraho ni ibice binezeza cyane, biranezeza. Rero ikindi gice ugomba kuzakoraho rwose noneho cyo cya karundura, ku buryo ahita akubwira uti dukore imibonano mbabarira, uyishyiremo mbabarira rwose ndakwinginze, ku buryo agutunga ugahita uvuga uti ese ubu ni wa wundi, ni wa wundi twari turi kumwe ameze gutya na gutya, ese ubu koko nibyo, bikagucanga ukabona mbese abaye nk'umusazi, mbese abaye ntabwo akiri kwifata, mbese ntabwo akiri kwikontorora, ahubwo afite andi marangamutima atandukanye n'ayo wari wamubonanye. Ni igice rero cyo ku mabuno, kumukora ku mabuno ni igice rwose kimwe kimusaza ku rwego rwo hejuru, kandi burya icyiza ntuzamukoreho mbere y'ibindi bice byose, icyiza ni uko wamukoraho mu bice urakoraho nyuma, kuko ho ni karundura, ni karundura. Aho ngaho kandi nabwo ntabwo waba ukoze neza kugira ngo ahite abishaka vuba vuba ako kanya, nta n'akanya gaciyemo na gatoya, ntabwo bikunda kugenda neza. Biba ari ibintu nyine twakwita nk'ibintu pfubiranyije, nk'ibintu bitabaye byiza ukuntu. Rero icyiza ni uko wategereza ugahera kuri bya bice bindi, ukagenda umukoraho mwumva gake gake, ibintu bikabasha kuryoha. Ibintu byihutiranyije nyine ntabwo ari byiza, nk'uko twabibonye kwa kundi nyine abagabo abenshi bagira defo yo kuvuga ngo njyewe nijye ushaka igikorwa, ngo ndashaka kugira ngo mana yanjye ndangize, ndumva mbishaka, ntatekereze ko bagiye kubikorana ko nawe abikeneye. Kandi biba byiza iyo bibaye ngirana, wowe n'uriya mwese mukaba mugira gute, muhuriza hamwe ku gikorwa cyo kubishaka, hanyuma mukaryoherezanya bikaba byiza, uwo mwabikoranye akagushima, nawe ukamushima ko wamuhaye ibyishimo. Apana kuvuga ngo ndashaka kurangiza njyewe ndi umugabo, ubundi uriya we ntacyo biba bivuze. Ibyo ni ibibazo twagiye tubona byinshi cyane mu ngo, ibibazo twagiye twakira, ariko icyo dushimira Imana uko bigenda bikemuka, abantu bakagira imyumvire yindi, bagahinduka, kurusha uko bajya kwirukanka bavuga ngo ndajya kurebera hirya muri babandi babishoboye, muri babandi babigize umwuga. Oya, ugasanga ni ibintu bita bikemuka rwose, abantu bagenda basobanuka, bamenya agaciro ka bagenzi babo mu bijyanye n'igikorwa cy'amabanga y'urugo. Rero ni ikintu kishimirwa cyane. Rero uzabashe kumukura ku mabuno nyuma y'ibindi bice byose, abashe kumva ubwumvumbe bw'iki, bwo kuba yakora igikorwa, abashe kwishima nawe. Ni ukuri bizakunyura nawe bimunyure, kandi ibi bice nkubwiye ubasha kubikoraho witonze, uri romantike. Ikindi kintu ugomba kongeraho ni uko ubunyuzamo nyine ukamusoma ahantu hose. Icyo nacyo ni ikintu gifasha cyane, ukajya umusoma mu kinyabupfura, atari bya bindi twavuze by'ukuntu umuntu asomana nabi rwose, ukumva umuntu akavuga ati ni ryararangiza iki gikorwa ko mbona birambiranye, ko mbona atari byiza cyane, ahubwo akaba ari ibintu byishimiwe cyane cyane cyane. Rero iyi videwo yagufasha rwose kumenya ibyo bice, nibyo bintu bice by'ingenzi byagufasha, nibyo bice ugomba kwibandaho. Rero ubutaha tuzarebera ku bice noneho by'umugabo umugore agomba kwibandaho, kugira ngo nawe abashe no kumwisabira ati tugire vuba vuba rwose, mbese akagira ubushake bukaze cyane. Kora subscribe rero wowe utarayikora, ukore like, comment zanyu turazikunda cyane. Ikiganiro cyacu reka duhe duhiniye aha, kandi nakagaruka. Ciao ciao, ndabakunda cyane.